Neza nitwa Reverend Hatangimana Donati, ndi umupasitori ukorera mu karere ka Gakenke. Reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, turagushima kuko dukunda kandi uratuzi kuva tukiri insoro mu nda za ba mama, kandi Mana waradutoranije ngo tugukorere. Ntawe waremye w'impanuka, buri wese yaremewe inshingano. Rero ukomeze kudufasha kugira ngo dusoze inshingano waturemeye, kandi iri jambo ritume buri wese arushaho kumva icyo wamuhamagariye. Byose tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Jambo ry'Imana turifashisha turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere, duhereye ku murongo wa 4. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe, kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe, ankora ku munwa. Maze Uwiteka arambwira ati, nshize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Bakira ijambo ry'Imana. Bavandimwe, Yeremiya ni umuhanuzi, kandi yari umuhanuzi. Intego dufite uyu mugoroba iravuga ngo umuhamagaro wawe. Umuhamagaro wawe. Nawe ufite umuhamagaro, nanjye mfite umuhamagaro. Nta muntu n'umwe uri ku isi udafite umuhamagaro. Buri wese afite icyatumye Imana imurema, ikamushira ku isi. Hari ibyo akwiriye kuzuza. Rero aya magambo ya Yeremiya, umuhanuzi mwene Hilukiya wo mu batambyi, ngo yahanuye ku ngoma z'Abayuda. Ingoma iyo usomye uhereye ku murongo wa mbere, ubona ko yahanuye mu gihe cy'abami batatu. Ngo amagambo ya Yeremiya mwene Hilukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini. Yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amosi, umwami w'Ubuyuda, mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ye. Ryaje kandi no ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya, umwami w'Ubuyuda, kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya, umwami w'Ubuyuda, igihe ab'i Yerusalemu bajyanywe ari imbohe mu kwezi kwa 5. Bene data, turabona Yeremiya Imana imuhamagara akiri muto. Waba uri umwana, waba uri urubyiruko, waba uri umugabo, waba uri umugore, ndetse yewe n'abakecuru n'abasaza. Urugero rw'imyaka waba ufite urwo ari rwo rwose, uri umukozi w'Imana, kuko Imana yagushize ku isi kugira ngo uyikorere. Ku murongo wa 4 ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho.
ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya kuko yateze amatwi, aca bugufi, yumva iby'Imana imubwira ngo nakumenye, ku murongo wa 5, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bene data, Imana iduhamagara tukiri mu nda za ba mama. Imana iduha misiyo, iduha ibyo tugomba kuzakora no guhindura ku isi tukiri mu nda za ba mama. Rero hari igihe umuntu avuga ngo ni mwebwe ngo mukwiriye ngo kubwiriza, kwigisha, gukora imirimo iyi n'iyi. Nibyo Imana iduhamagara mu buryo butandukanye, ariko nawe mu byo uri gukora uwo ni umuhamagaro wawe, ako ni akazi kawe. Ese ugakora neza? Nimba uri umucamanza uca imanza neza, nimba uri umuyobozi mu nzego z'ibanze uyobora neza. Ese ko uri umukristo, uri umukristo nyawe? Iyo mvuze umukristo nyawe mvuga wa wundi ushobora gusoma ijambo ry'Imana akumva icyo Imana ivuganye nawe, akavuga ati ibi Imana irambuza kubikora, ibi irambwira kubikora, maze ugakunda abantu bose kandi ukababarira na ba bandi baguhemukira. Imana irakuzi rero, izi ibyo ushoboye byose. Imbaraga niyo yaziguhaye, ubwenge n'ubutunzi byose niyo yabiguhaye. Nimba uzi kwandika, Imana niyo yabiguhaye. Nibyo washizemo imbaraga zawe, ariko izo mbaraga wakoresheje niyo yaziguhaye. Bituma uzi ibyo uzi, ushoboye ibyo ushoboye. Imana ihimbazwe. Ifite icyo yakoherereje rero kuyikorera ku isi. Yaraguhamagaye, ntawe uvuka ku bwe, uvuka ku bw'ubushake bw'Imana, maze ikakohereza gukora. Kandi uvuka ufite umuhamagaro, ndetse n'iyo utaravuka uwo muhamagaro uba ufite. Bavandimwe, mwongere mwitekerezeho, murebe ibyo mushoboye gukora, ibyo mushoboye kuvuga. Ese ubikora mu buryo bwo guhesha Imana icyubahiro, cyangwa gutuma umuryango ubamo cyangwa sosiyete ubamo yunguka? Hari abamera nka Yeremiya bagatinya, abandi bakirengagiza, abandi bagakora iby'Imana itabatumye gukora. Yeremiya yatangiye guhakanya Imana nk'aho itamuzi. Imana yizire tuzi, izi imbaraga zacu z'ibyo dushoboye. Ndagira ngo twibukiranye, ibuka igihe umubyeyi wawe yigeze kugutuma gukora ibyo yagutumye. Hari igihe ushobora kuba waratinze ukikinira n'abandi bana, kubera iyo mpamvu umubyeyi wawe byaramubabaje, kuko wishe igihe, amasaha urayica, ibyo yagutumye biratinda. Ubwo rero iyo Imana ikubwira ngo jya kunkorera, jya kumvugira, ugatinda, wica byinshi, wica n'amahirwe yawe. Umurongo wa 6, Yeremiya atangira gutanga impamvu. Aravuga ati nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Kuba uri umwana imbere y'Imana, icyo si ikibazo. Emera inshingano n'umuhamagaro igukoresha. Imyaka waba ufite iyo ari yo yose, hari igihe umuntu akorera Imana ari umusore, ari umwana, hari n'umugabo, yamara kugira ibintu runaka akumva ko ibyo bitakiri ibyo akabivamo. Birababaje.
Imana yaraguhamagaye kugira ngo uyikorere bya bindi wayikoreraga kera, ugasenga, ugasengera bagenzi bawe, ukaririmba, ugahimbaza Imana. Aho ngaho niho mwahuriraga, ikavuga iti nguyu umwana wanje rwose. Bene data, mwibuke umuhamagaro wawe. Kandi nimba utaramenya umuhamagaro wawe, reba ibyo ushobora gukora. Ibyo ushoboye gukora, ibyo ukora bumva bitakugoye, izo ni impano Imana yaguhaye, bishiremo imbaraga. Ese mu gusetsa abo mu rugo, Imana ihimbazwa, iyo nayo ni impano. Ese ni ukuvuga neza, Imana ihimbazwa, iyo nayo ni impano. Ese uzi gushira ibintu ku murongo mu rugo cyangwa mu rusengero, nabyo ni impano. Ukwiriye ibyo byose ushoboye kubikora neza, kuko izabiguhembera. Ariko nimba ubikora ukabikora nabi kandi wari ubishoboye, Imana izabikubaza. Ku murongo wa 7 haravuga ngo, ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Imana koko niko yabikoze. Igihe cya Yeremiya, Imana yagendanye nawe. Byari ibihe bitoroshe, kuko abantu bari baravuye mu gukorera Imana, bagasenga ibigirwamana, ntibumvira Imana. Ndetse muri iki gihe cy'ubuhanuzi bwe niho Abisirayeli, abayuda ubwoko bw'Imana, bajyanyweho umunyago i Babuloni kubwo kutumvira Imana. Ibyo Imana yamunyujijemo byose birasohora. Dusomye Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 10. Yeremiya igice cya 36 umurongo wa 10 aravuga ngo, Baruki ahera ko asoma mu gitabo amagambo ya Yeremiya ari mu nzu y'Uwiteka, mu cyumba cya Gemariya mwene Shafani w'umwanditsi, mu nkike yo haruguru, mu irebe ry'umuryango musha w'inzu y'Uwiteka, ayasomera imbere ya rubanda rwose. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanditsi igihe yasomaga uyu muzingo w'ibyo Yeremiya yari yahanuye, yari yeretswe, yari yabwiwe, umwami yategetse ko iki gitabo gitwikwa, kuko aho yari yicaye bagisoma hari umuriro. Baragitwika cyose, kuko yari yahanuye avuga ko ubu bwoko buzagira ibyago, ndetse bakabatera maze bagatsindwa, bakabajyana ari imboshyi. Rero umwana aravuga ati, kuki utahanuye amahoro? Kuki utahanuye amahoro? Kuki utahanuye ibyiza? Ariko se bahanuzi, murahanura amahoro hatari amahoro? Murahanura ibyiza hatari ibyiza? Muvuge iby'Imana ibatumye. Nimba ibatumye amahoro ni amahoro, nimba ibatumye ko abantu bihana ni bihana. Abantu bava mu buntu bw'Imana, bakareka gukoresha impano Imana yabahaye, bakareka gukorera Imana, bakayisuzugura. Ariko umuhanuzi ukumva arahanuye ngo nta mahoro. Oya, nimba nta mahoro nta mahoro, nimba hari amahoro vuga ko hari amahoro. Menya umuhamagaro wawe, menya icyo Imana igutumye gukora. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo turi mu muhamagaro, iyo turi mu murimo, ukawukora ko Imana ibishaka, iranezererwa. Mu ijuru bavuza impundu. Ese ibyo uri gukora n'uyu mwanya, Imana nibyo ishaka gukora? Ese uko ishaka kubikora niko uri kubikora? Imana yongera ivugane n'umutima wawe, maze ukore uko wahamagawe. Rero uyu mwami Yehoyakimu yatwitse
umuzingo, amaze kuwutwika, nuko Imana isubira kuri Yeremiya iramubwira ngo ongera wandike nanone ubuhanuzi nk'ubwo nari nakubwiye. Ongera, arihangana arandika, ndetse ngo ongera ubwire n'umwami ibyo yakoze, kuba atatinye, kuba atagize ubwoba. Bari gusoma ibigiye kuba ku bwoko bwe, bigiye kuba mu gihugu, ko Imana igiye kubahanira kuba barakoreye ibigirwamana, kuba nta mahoro ari mu gihugu, kuba harimo za ruswa, harimo ibintu bitari byiza mu miryango, abantu bari mu myiryane, ntabwo abagore n'abagabo bari bacyumvikana, byari ibibazo gusa. Ndetse n'uyu munsi mu isi harimo ibyo bibazo, umunsi harimo ibyo bibazo. Abagore n'abagabo nta kumvikana, abana n'ababyeyi nta kumvikana. Natwe iri jambo uyu munsi riratumanukiye, twisuzume mu miryango. Wowe uri mureba ubu butumwa cyangwa urimo wumva ubu butumwa, isuzume, hera mu muryango, hera mu itorero. Nubwo turi muri iki gihe cya lockdown, ariko ongera witekerezeho, ese Imana iri kwishimira ibyo urimo? Uracyari mu muhamagaro? Abantu kuko badafite abari kubareba ngo bafite naho bahurira nabo bisuzume bari kumwe, noneho bavuye mu murongo. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko aho waba uri hose, ibyo waba urimo byose, Imana irakuzi. Bavandimwe, kubera uyu mwami yakoze ibintu bibi, atwika ijambo ry'Imana, atwika uyu muzingo, byatumye Imana imuhana, ntihagira umwana we ujya ku ngoma. Sedekiya yagiye ku ngoma mu mwanya w'umwana wa Yehoyakimu witwaga Koniya. Iyo usomye mu gice cya Yeremiya cya 37 ubisangamo. Iyo tumviye Imana irakunyaga. Iyo utemeye kumva ijambo ryayo ngo ibyo ikubwira ubikore, Imana irakunyaga. Bavandimwe, mukomeze guhimbaza Imana munezerewe. Yeremiya yagiye ahura n'ibibazo muri uwo muhamagaro we. Usomye mu gice cya 22 ku murongo wa 11, reka tuhasome kuko ni byiza. Mu muhamagaro hari igihe umuntu Imana imuhamagara gukora ikintu runaka, yahura n'ibibazo ati ndakiretse, ariko umuhamagaro ni umuhamagaro ukwiriye gushikama. Ndababwira ngo muri uwo muhamagaro wo kuba abakristo, ntabwo byoroshe. Ubu ngubu turi gusengera mu rugo. Sengera mu rugo rero n'abana bawe n'umugore wawe, rumva bisaba kugira ngo rwose mube mukundanye, mugume muri uwo muhamagaro wo kuba abakristo, wo kuba umugabo, wo kuba umugore, kuba abana. Ariko nimba nta rukundo mufitanye, nimba mutuzuzanya, nimba mudasangira neza ibyo kurya mufite cyangwa umutungo mufite, ntabwo byaborohera guteranira hamwe ngo musenge. Ariko ndagira ngo mbibutse umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Hari n'igihe wemera ugakubitwa, ariko ukaguma mu muhamagaro. Umurongo wa 11 wo mu gice cya 22 haratubwira hati, kuko Uwiteka avuga ibya Shalumu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda wimye ingoma ya se Yosiya wagiye akava hano, ati ntabwo azagaruka, ahubwo azagwa aho bamujyanye ari imbohe, ntabwo azongera kureba iki gihugu. Umurongo wa 13 ngo azabona ishano uwubakishije inzu ye gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya.
nukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuhe icyo yakoreye, akavuga ati nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirisha, nyiteremo imbariro z'inyerezi, nyirabemo ibara ritukura. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Icyo gihe yaraguwe neza. Bene data, Yeremiya ntabwo yatinyaga kubwira umwami amagambo akomeye gutya. Ntabwo byari byoroshye, ariko ni umuhamagaro. Amubwira ati so ntabwo yaryaga ruswa, iso ntabwo yakoreshaga abantu ngo atabahemba, iso ntabwo yagiriraga abantu nabi, yaraguwe neza. None iba urimo gukorana ibiki byatumye Yeremiya ahura n'ibibazo, anarakubitwa, arafungwa, ariko aguma mu muhamagaro? Ese wowe uri kuguma mu muhamagaro no muri iki gihe gikomeye? Tutari guhurira hamwe mu nsengero, turi gusengera mu miryango wacu. Itekerezeho umuhamagaro. Uri umukristo, umwana w'Imana, waremwe mu ishusho y'Imana. Isi arakureba aho waba uri hose. Ese ufite amanota angahe ku ijana mu byo ukora? Kuko ibyo ukora byose Imana irabizi. Sinzi mu muryango wawe ayo baguha, abaturanyi bawe amanota baguha, ariko nimba ibyo ukora Imana ibiyishimira, nta kibazo. Nimba ibyo wakora byose nubwo abantu batakwishima, nka Yeremiya, bene wabo baramurwanije banaramufunga kuko yababwizaga ukuri, ababwira ngo muve mu byaha, mureke gukorera ibigirwamana, musenge Imana nyamana yadukoreye ibitangaza, akabibutsa iby'abasekuru n'abasekuruza, ati yabambukije inyanja itukura, ibakiza ibyago muri Egiputa, ibaha igihugu. Ndababwira ngo mugihindure, mwe kuba nk'Abahivi n'Abayebusi n'andi moko yari muri Kanani. Mwebwe mwubaha Imana, kuko Imana murayizi, murayisobanukiye, yabahaye amategeko, yarababwiye ngo muyikunde, muyikorere. Ese mwene data, ko ubatizwa wavuze ngo uzakorera Imana, uzanga Satani, niko biri? Ese wowe utarabatizwa, ko nawe waremwe mu ishusho y'Imana, ndakurarika ngo ufate icyemezo. Fata icyemezo, ntabwo kuba uriho ari impanuka. Imana yarakuremye ngo uyikorere, ugire urukundo. Numara kugira urukundo, uyikunde, ukunde abo muvukana, abo muturanye, abo mukorana cyangwa se abo mubana. Nurangiza ukora imirimo myiza izaguherekeza. Uwo ni umuhamagaro. Bene data, Imana ibahe umugisha, ntimugatinye. Umurongo wa 8 wo mu gice twasomye cya Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 8, ngo ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Imana yakomeje Yeremiya, namubwira ngo ntukabatinye. Nawe niba Imana hari ikigutumye, hari impano yaguhaye, ntugatinye kuvuga ikikubwiye. Ntugatinye. Ni mu muryango, ntugatinye. Ni muri sosiyete, ntugatinye. Ni mu rusengero, ntugatinye. Kuko nutinya, Imana izabiguhanira. Bene data, Uwiteka ajya dukora ku munwa. Ntabwo turi abakiranutsi, ndi turi intungane, ariko Yesu yagiye ku musaraba ku bwacu. Iyo twihannye rero, kuko Satani ajya dutungura, turi mu rugamba. Iyo yadutunguye ugakora icyaha, ushobora kurakara, ushobora telefone zijya zikoreshwa nabi,
umuntu agaguhamagara ngo urihe uti ndi mu Gakenke kandi ugeze i Kigali, ni icyaha n'ibindi ntavuze. Rero Imana muri uyu mugoroba irashaka kugukora ku munwa nawe, nk'uko yakoze kuri Yeremiya ikamweza, nawe irashaka kugukora ku munwa. Ngo Uwiteka akora ku munwa wa Yeremiya. Bavandimwe, reka tuwusubiremo neza uyu murongo reka tuwusubiremo neza. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 9, ijambo ryiza cyane, ijambo ridusubizamo imbaraga. Ntabwo Imana itureka kuko twakosheje, Imana idukora ku munwa ikatweza. Ngo Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Haleluya! Ibyo tuvuga ntabwo ari ibyacu, ni iby'Imana kuko yabishize muri twe kugira ngo abantu bagire amahoro, abantu babane neza, abantu bibuke ko bahamagawe, abantu bibuke ko baremwe mu ishusho y'Imana, ko ari abategetsi, ko ari abayobozi, maze bakore bihesha Imana icyubahiro. Kandi dore ngushize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Rero hari ibyo dukwiriye gutanga mu bujyanama, gutanga inyigisho, guhugurana no kwihugura ubwacu, maze ibyo bigatuma izina ry'Imana rirushaho guhabwa icyubahiro. Ibuka umuhamagaro wawe, maze uheshe Imana icyubahiro. Mwakoze cyane, Imana ibahe.